Yesu nashimwe bene data nshuti y'umusaraba. Imana y'amahoro ibane nawe kandi iguhe umugisha. Turimo rero tureba ikikwiye kutuyobora. Umwanya turasoma mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto ibice 4 umurongo wa 18. Rya jambo rikomeye Pawulo yatanzeho inama avuga ikimukomeza. Yavuze ikimukomeza kuko twabibonye, twasanze umuntu ureba ku bigaragara acika intege kandi bigaragara birahindagurika. Imana niyo idahinduka, ariko niyo mpamvu itubwira kuyiringira. Mu rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto mu bice 4 haravuga ngo, mu rwa 18 haravuga ngo natwe ntitureba ku biboneka kuko ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko iboneka ari iby'igihe gito n'abitaboneka akaba ari iby'iteka ryose. Ibintu twizeye rero, twizeye ibintu bifatika ari isi badafite. Dusomye ibijyanye n'intwari zo kwizera mu Baheburayo 11 uhereye kuri Abeli, wahisemo gutanga igitambo cy'uti cya Kayini. Ukareba ku bahanuzi bagiye batandukanye, intumwa, abantu Imana agiye ikoresha, bari abantu bafite kwizera gukomeye, kwizera kudasanzwe. Mbese ukabonamo ko bahitagamo gupfa. Reba kugira ngo ndahitemo urupfu, bamushyiraga ubuzima imbere agahitamo gupfa urupfu rubi. Ukibaza se bigenze bite? Kandi abo bose Imana yababonaga ikabona kwizera kwabo, ngo ku buryo yumvaga bitayiteye isoni ko yitwa Imana yabo. Bibiliya rero igenda yerekana ko abakiranutsi bose aho bava bakagera bari abantu bafite kwizera. 11 mu Baheburayo 3:9 havuga ngo bose bapfuye Imana itarabaha ibyo yabasezeranyije, ahubwo bagomba kurindira abandi kandi bagomba kudutegereza natwe. Imana iguha umugisha. Bafite kwizera gukomeye, barindiriye ingororano zikomeye. Uyu mwanya rero usanga isi igenda ihakana kwizera, ikagusiba ikagukuraho, kandi ukabona bizera nabo isi igenda ibakanga, kandi nta kwizera kubaho, nta n'Imana ibaho. Kandi byakunze kubaho no kuva kera. Ariko nkwibutse ko Imana yigeze itekera abantu ibiryo imyaka 40 ikajya ibikora mu ijuru bitetse. Ibiryo ntabwo ari ibindi bintu bindi bavuga amana ugira ngo ikindi bazanye, ni ibiryo. Bararyaga ibiryo bakajya no kuri toilette. Bihari byabaga ari ibiryo rero, kandi byabaga bivuye mu ijuru, ndetse byabaga birimo n'imiti. Nta muntu n'umwe wigeze urya ibyo kurya warwaye bwaki, nta mwana n'umwe wagwingiye. Imana iyi turi kumwe nayo ni Imana ifite uburyo bwose yakora igatunga abantu. Yambwira abantu ngo kuba ibicuri kuzamuka ku isoko, kuba bimeze nabi, isi yose yuzuye inzara n'ibibazo, ntibikuraho ko Imana imbaraga yakoresheje Samariya igaburiye abantu b'i Samariya yazikoresha n'uyu munsi. Reka nkwifuriza umugisha w'Imana kugira ngo hari ibyiringiro, hari agakiza, hari amahoro, hari ubugingo. Ubu rero ikintu turusha abandi nibyo bintu twibitseho, kuba tumeze gutyo. Nkubwiye ko abantu batubanjirije, kubera ko amaso yabo yabonaga ibyiza, bakabona ukwizera kubahesha kumenya amakuru arutayo bari bahagazemo, bemeraga gupfa urupfu rubi bakemera kubakeba, kuko babaga bafite kwizera kubahesha kubona iby'abantu batabona. Reka nkwifuriza rero kuba umugabo, umugore, umukobwa, umusore ushobora kugira amahitamo. Buriya aho wirirwa, nigeze mbwira umuntu ngo ntukatorere icyaha cyangwa ntukakibabarire ngo uvuge ngo ni gitoya. Ab'isi b'abanyabyaha ibyaha byo babishyize ku karubanda, barabihamya, babishyira mu mategeko, barabyemeza. Nawe rero ukwiye kwemeza agakiza kawe, ukemeza gukizwa, ukaba uri umuntu wihagararaho. Reka musengere nk'umugabo nyamugabo, wikomeze mu byo ubamo. Ibi bintu warabimenye, ntawe ubihungira, ntiwahakana ko utamenya ukuri. Icyo ubura ni ukwizera. Ibyaha abantu bakora bamenye Imana ni ibyaha byo gushidikanya kuri yo. Iyo ushidikanya kuri Imana urema ibicocero, wishakira ukuntu bigenza. Reka rero ngusengere kandi wizere. Imana y'imbabazi nyinshi, ndagushimira ko utashaje, utapfuye, utahumye. Amaso yawe arareba, amaboko yawe arakora, amatwi yawe arumva. Ahubwo ikibazo twananiwe kwizera ngo tubone uko udusohoreza amasezerano. Uyu mwanya rero ndasenze kandi natuye umugisha ukomeye ku bantu bizera. Uyu mushiki wanjye, ene data, murumuna wanjye, umubyeyi, ndagira ngo musengere.
hari igihe abona kuko pe ibyo yizera bidakora, ariko birakora. Ni Yeriko bahazengurutse bagenda, ariko Yeriko ho zigwa. Reka Yeriko ye amaze iminsi azenguruka igwe. Hari igihe abantu duseka babonye twizera bakaduseka, ariko Mana tanga imbaraga zo guhamya, tanga imbaraga zo gukomera. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu, amen.